aho bijya kubera bibi rero ubwo nubwo nifuza ntyo uzi ko bidakunda iyo umuco mu buyobozi umaze kugera ku rwego ari mubi ba bantu mvuga ngo bakwiye gushaka inkoni bakagukubita basa n'abumiwe barekeye iyo baragowe baragowe babivaho ndetse bazi ko bigomba kuba gutyo ko abantu bagomba kubaho batyo abantu barinda kumera gutyo muri hehe abantu barinda kumirwa bakirirwa biruka inyuma yanyu mwebwe mu bayobozi kubera iki ariko ngiye kamabwiye iyo wamenye ndamukubita rwose ntabwo wamenye ko ari ibyo ngibyo mujyaho mukamutetesha ariko iyo namumenye ntarara ngabo ba meya uheruka ejo bundi ninde ni Kayonza ni aba Kayonza ni bande hano ni Kayonza ni habaye iki local government minister ari hano yes habaye iki muri Kayonza ubwo rega nabwo ndavuga urugero rumwe mu ngero igihumbi nazibaha ariko reka duhere kuri urwo ngurwo. Your Excellency, muri Kayonza habaye ikibazo cy'ubuyobozi butita ku baturage kutamenya ibibazo bafite ariko no kudakorana kutumvikana hagati y'abayobozi bituma rero bapfiki hagati yabo icyo batumvikanaho ni iki nuko nibyo bagabana baba bibye ni iki ni abayobozi batavugana navuga ko ari imico mibi yo kudakorana bigatuma n'ibyo bashinzwe gukurikirana mu kwita ku bibazo by'abaturage nabyo bidindira abaturage bakabura uwo batabaza kandi abayobozi bahari. Nyuma byaje kugenda gute? Cyavuyemo nuko abaturage kubera kuburira icyizere abo bayobozi bageze aho bitabaza abahisi n'abagenzi by'umwihariko ku bibazo by'amapfa yari yatewe n'izuba ryinshi. Izuba se uwo muyobozi yari gutanga izuba ntabwo ari byo ndavuga yakoraga byaje kubaviramo uko byaje kuba n'iki. Yes sir, bifite aho bihuriye kubera yuko ubusanzwe abaturage bagaragaje ko bafite ikibazo ko bashonje leta ifite uburyo yabagoboka ariko icyo gihe kubera ko abayobozi bari bahugiye mu kutumvikana ntabwo babashe kubikurikirana. Bari bahugiye mu ko bo batari bashonje bo ntibari bashonje kandi icyo kibazo. Yes sir. Ntibumva babaganyira bashonje ntabwo kutavugana nuko nabwo buri wese yari afite ibyo akora bimuha iby'abandi badafite. Hanyuma uko byagenze rero nuko abayobozi babishinzwe babonye ko abayobozi badakwiye gukomeza kuyobora akarere babakuraho. Byamaze igihe kingana iki? Your Excellency, byamaze igihe kinini kuko baganirijwe inshuro nyinshi n'inzego zitandukanye ariko gufata umwanzuro nyirizina wo kubakuraho ugeranije n'ibibazo byari bihari byaratinze. Yes, bitinda kubera iki mwebwe mwicaye aha ngaha ku muhanda? Ari abari muri minisiteri bashinzwe ari abandi babibona ari ku zindi nzego birinda gutinda bikagira ubwo bigeza abantu hariya kubera iki?
ntabwo ari we ikibazo, ntabwo ari we nkibaza gusa, ndakibaza abo bantu bari hano bose ku nzego zabo, buri wese ku rwego. icyo mbibabariza mwese ni uko ibi bivuzwe n'ubwo bivugwa i Kayonza biri n'ahandi hose bimeze gutyo. Biba mubireba mukabyihorera, nibyo binavugaga, kubera ko abayobozi bo baba badashonje, bo ntacyo babuze, ntabwo bita ku bandi bakeneye bo ibyo bashaka abo ngabo. Hari kesi ya Bugarama za Rusizi, ibintu bijyanye n'imihanda, babicariye umuntu wa infrastructure, yes, mumbwire kiriya kibazo cy'umuhanda watengutse, usigaye ngira ngo usigaye warahindutse umurima, barahinga, bahinga mu muhanda. Byarinze bigera hariya kubera iki? Icyo kintu icyo kibazo cy'umuhanda ngira ngo nakivuze, hariho nigeze kujyayo ni 2017, ni ibintu mperuka kera, ariko umuhanda warasibye. Ejo bundi abantu barinda umutekano nibo babimbwiye rwose, badafite ahantu banyura, badafite uko bagenda. Ikibazo cyagenze gite minisita? Mu by'ukuri Your Excellency, twavuga ko habayeho uburangare ku rwego rwacu nka Ministry mu guhitamo ibishyirwa imbere mu ikorwa ry'imihanda, kuko hari imihanda myinshi yakozwe kuva byavugwa mwabisaba ndetse n'abaturage babisaba kuva imyaka yashize 2017, kuko mu by'ukuri uriya muhanda warangije ubuzima bwawo wari wagenewe muri 2017. Kuva icyo gihe umuhanda wari ukeneye guhita usanwa. Ni umuhanda w'ingenzi uhuza igihugu cyacu n'ibihugu duturanye, ndetse ukanafasha inganda ziri hariya. Habaye ikirego, byagenze gute? Icyabayeho ni ukudashyira ku murongo neza priority, uburyo ninde ubikora? Ni twebwe nka Minisiteri y'Ibikorwa Remezo twagombye kuba twarabikoze. Erega natwe ibyo tubifitemo uruhare, ariko nta n'ubitubwira. Mwigendera priority gusa mushatse zigatandukana n'iz'igihugu muri rusange zikwiye. Ni amakosa twakoze kandi turayasabira imbabazi, ariko tuzagenda tubikosora. Uzi ko imyaka yose nicyo kiba igisubizo, nicyo abantu barangiriza. Ni ukubisabira imbabazi, ejo bikazongera bigasabirwa imbabazi, ariko tukikomereza ibyo dukora. Ubu bwaba uburyo bwo gukorera igihugu cyanyu gute? Ariko uravuga ko amafaranga yabuze yo gukora uwo muhanda? Ntabwo amafaranga yari yabuze, ahubwo ni ukudashyira ku murongo neza ngo tumenye ibikwiye guherwaho n'ibikurikira. Ibyo se bizakorwa nande? Tuzabikorerwa nande? Niba minisiteri bishinzwe itabikurikirana, n'izindi nzego ntizibikurikirane, ubwo bishinzwe nde? Bizakorwa gute nande? N'ubuyobozi ndetse bw'akarere ubwabo bakwiye kuba babifitemo uruhare. Byagenze gute? Urebye akarere kagiye katumenyesha ko hari ikibazo. Urumva ibyo akarere ko kakoze ibyabo karabamenyeshaga, kakirwa kabasaba ko dufite, mwe mukicecekera. Ntabwo twihuse bihagije. Nta nubwo mwihuse na busa, ntabwo ari ukuhanyuze.
ariko se ibi bigenda bigaruka imyaka ikaba 5 ikaba 10 ikaba 15 ikaba 20 muragira ngo abantu bagire bati nibyo navugaga biriya ureba Genizi bajya ku muhanda ni Genizi harya niko babyize bagatera amabuye bakoza babampa ngo bankubitire babirukanse ku manywa y'ihangwe nge nzi ko bazambabarira ntabwo bazapfa nanjye bazi ko ntabarimo kabisa abantu bakora ibintu nk'ibyo ngibyo ariko rero ikibazo ni uko abamvuga ngo bampa ngo bankubitire nabo ni Genizi ubwo se bizagenda gute namwe ko muri urwo rugero ubwo murakora ubona iki kibazo yakigenza ate ibintu byahoraho imyaka igashira indi ikaza muri aho mukabisabira imbabazi gusa uzi akantu kamwe maze kuvanamo muri ibyo bicaye biriya avugaga bisa n'ibitagira priority ngo bagize usibye ko batagize priority bakora bakanabitindana uzi impamvu ariko imwe muri zo ntabwo ariyo yonyine aba bayobozi baba bato cyangwa baba bakuru mu by'ukuri ntibahari ntabwo baba hano ntabwo bahari ugiye kubara ingendo bagenda bibera hanze mu conferences bafite rero n'ibyo bakoresha u Rwanda bagize igitangaza ngo barashaka kureba babyita iki best practice ngo best practice iba mu Rwanda ngo bakirwa bahamagara ubu habona ba ministers nka 5 6 kugera ku 10 bose barandika basaba kugenda nkabaza barajyahe ngo bagiye baramutumiye kandi biri important ko bajyayo bagiye gutanga amasomo amasomo ujya gutanga se wowe yakumariye iki wabanje ukareba ayo masomo ugiye gutanga wowe icyo akumariye icyo navanye mu prime minister ubu minisita kuzongera guhaguruka hano akavuga ngo aragiye muzajya mubanza munsobanurire icyo agiye kuzana kiruta icyo yarakwiriye kuba atanga ku banyarwanda kuba ari hano ariko iri genda ryandambiye prime minister undebe unyumve ngo ryandambiye murabyumva n'aba ba ministers bamwe bari hano mu nyumve iri genda ryabo ryandambiye muzaye mubanza musobanurire neza si ukubisobanura neza gusa muzajya munabisobanura mu gihe tubanze twumvikane icyo turi butakaze umuyobozi natagenda natajya hariya bamutumiye icyo turi butakaze ni iki ndashaka kukimenya ariko icyo gihe bikwibutsa n'icyo uri butakaze nibaramuka bagiye okay
tubyumvikaneho turebe ikinyuranyo cyabyo. Ubu ndaza kubafunga rwose, kubafungira. Kandi hamwe twashyize abayobozi ugasanga abaminisitiri babiri nko muri minisiteri imwe, sibyo? Ariko hakaba ubwo bagiye bose bombi uko ari babiri, bitari minisiteri imwe, bitari minisiteri yindi ya kabiri, eshatu enye, abantu bose bagiye. Kandi uko bagenda rero nabyo mubimenye. Ubu isigaye ubundi iri connected, ariko iyo bagiye ntumubona, naho mushakiye yagiye ntumubona. Ukabaza ariko se aho wagiye hataba telefone ni hehe? Bo mu mutwe kugenda ni ugukupa connection, ntaba agifitanye isano n'aho aturuka. Yagiye n'uwabariye. Ibyo Prime Minister biraza guhagarara byanze bikunze. Okay? Now, hanyuma ibihe byahagaze gutyo, dusigarane cya kibazo cyo kutamenya priorities hano, ariko muri hano ubwo nabyo tugikemure. Impamvu ministry idashobora kumenya priorities nabyo tuzabimenya, nabyo tugomba kubimenya. Mu by'ukuri ubwo ni Prime Minister bizajya bigarukaho. Minister ananirwa ate? Ese yarakubwiye byagenze gute? Minister tugira ikibazo kuvuga ngo bananiwe gukora priorities, kikaba igisubizo. Priorities ni izawe, ziri personal. Umuhanda kanaka cyangwa igikorwa kanaka cyangwa hariya wananiwe guhitamo kugira priorities, na cabinet twirirwamo buri gihe mu mezi tugira cabinet zingahe? Utigeze ubishyira hano ngo uti mfite ibintu hano, amikoro ntahagije, ariko dufite ibintu bitugoye bingana bitya, abantu bakagufasha kureba. Noneho priority ntabwo ziri personal, ntabwo ari iz'umuntu ku giti cye ngo nuko ari umuyobozi runaka. Priorities ni iz'igihugu. Decisions zigomba kuba zijyanye n'inzego mu buyobozi bw'igihugu zizwe. Ibi byose ndabitinda kubera iki? Nta kuntu RPF backbone, niyo backbone y'iyi government y'ibikorwa y'amajyambere y'ibi byose. Aba bayobozi benshi tuvuga ni bamwe muri mwe, ni kadazi muri mwe. Barangiza mukatubwira ngo nta makosa, twananiwe kumenya priorities, none ngo kumenya priorities gute? Cyangwa abantu bajya hariya bakangiza, amezi 6 agashira, umwaka ugashira, erega bamureba babizi. Nibyo nabazaga Minister wa Local Government, biriya bya Kayonza byari bizwe, byamaze igihe bizwe. Ubu mwaracecetse, mwahisemo ba Kayonza n'abandi babizi babishinzwe, mwahisemo kubiherekeza uko bimeze ngo abaturage bagere kuri uriya rwego. Murashaka ko bagera bati? Murashaka ko abaturage bagera bati? Cyangwa murumva inshingano za nyarizi? Ubwo se bijyanye na RPF n'amatwara yayo mashya ni iki? Amatwara mashya ya RPF ni iki?
cyangwa n'aya mbere n'ubundi mugomba kuba mwarabeshyaga atari ko mwavugaga bimwe tugakora ibindi. Ibyo RPF bavuga iyo abantu bashaka impamvu, hari apologies nazumvise, hari izindi mpamvu. Ubu nitugaruka ku muryango nyakuri, microphone, twibaza impamvu ibingibi bibaho ntibirangire n'iki. Abanyamuryango babizobereyemo barabwira ngo rega ngo nta mashuri ngo akiriho ngo yigisha ubuki. Murashaka kwiga ibiki? Murashaka kwiga ibiki mwebwe mutazi abakada barapiye? Amashuri mushaka mbese muzigishwa nande muri ayo mashuri? Ngo amashuri y'abakada, ngo yo kwigisha abakada. Amashuri ni factory, uracura abantu. N'ubu ibyo umuntu ababwira mubyumva, mwari mukwiye kuba bivamo amasomo. Ko nshimye iby'amashuri atakiriho yigisha ubukada, ntabwo ndabyumva ngewe, muraza kubinsobanura. Kwigisha ubukada ni iki? Ababyize se bakwiriye kuba banigisha bo, kuki nabo bakora ibyo ngibyo kandi bazajya banyuranye n'ibyo bazajya kwigisha? What is the explanation? Ibisobanuro ni ibihe? Ibintu bya corruption no mu nzego ahantu hose. Erega biriya abantu bajya gusaba serivisi bakabarangarana bakigira bakagura nta electricity hari ngo tukwandikire ibi bintu. Uyu munsi computer yapfuye ntabwo ikora. Buriya ufashe inkoni ukamukubita, electricity iraboneka, irahera ku ndababwira. Buriya harimo ibindi bintu. Ni nko kukubwira ngo tekereza, ariko nawe reba ibyo wampa nkwihutishiriza. Kandi koko yabanje kukubwira ko electricity ntayihari, computer yapfuye iki, ukagira utyo ukamuha envelope. Arahera ko electricity irahera ko iraboneka ako kanya, uwo mwanya electricity iraza. Ariko koko mwebwe bakada muri aha ngaha ku nzego izo ari zose, ubuse tuvuge ngo mwe mu bahandi ibyo ntimubibona? Ubu murabibona mukabyemera, bikababamo mukabyihanganira. Kuko mwarangiza mukaza hano ukeneye amashuri, ukeneye amashuri, umuntu kukubwira ngo ntuzafate ruswa. Iryo somo baryita irihe? Kuzajya kukubwira ntuzica abantu, ntuzagire utya. Nibabaha Bibiliya akaba arizo musoma, ibindi ibyo mutariga, ibyo mutazi, ibyo mutigishije ahubwo mwebwe mwarangiza mukanyuranya nabyo, ni ibihe? Hagira umubwira ngo ntabwo azi ko, ariko aho muba no mu bindi bihugu, bamwe bagenda muri ibyo bihugu cyangwa babayo cyangwa babayeyo, ibintu bikorwa bite?
ariko hari ushobora kuba hari aho mwabaye bikorwa gutyo, hari abaturanyi dufite benshi bakora batyo. Sinzi niba mushaka kumera nkabo aricyo kibazo, ariko uko RPF imeze uko tuyizi kandi twese hamwe, na mbere hose amahame ya RPF tuzi yabaye tuzi ko ibyo ngibyo bibaho bikorwa ariko bidakwiriye gukorwa. Amahame yari ayo kutubuza gukora ibyo ngibyo, ariko mukanga mukaba ari byo mukora, ku manywa mukaba RPF, nijoro mukaba kandi gukoresha ijambo ribi, nanjye kuvuga ngo mukaba ibyo ntazi, kubibana byombi, kuba RPF ukaba n'icyo ntazi, ntabwo bituranye rwose, ntabwo bikwiye kubana, ntabwo bikwiriye kuba bibana. Aberuye bo bareruye, aberuye murabazi, batuvuyemo baba ibyo ntazi nyine, ibyo ni sawa. Ubwo abantu baba baratandukana nyine, umwe agafata inzira y'undi agafata iyindi, ariko iyacu, inzira yacu ni hano, ni RPF. Ni RPF ifite ikivuze. Niba mushaka kubiba subiramo, ngira ngo secretariat cyangwa izindi nzego zizabakorere bwa tapes, bashyireho nk'uko twaririmbaga iyi ndirimbo, babaririmbire amahame ya RPF, mujye mukagendana mugashyire mu gutwi, ugende wumva ibyo ngibyo, urebe ko byajya bikwibutsa niba ari byo mukeneye. Ariko ibi bintu bihoraho bityo, erega ubu turishimira ko hari byinshi bimaze kugerwaho, ntabwo urebye imyaka 30 ishize, ntawavuga ngo ntareba ko hari ibyakozwe, ariko ibikwiye kuba byarakozwe iyo dukora neza, dukora ibintu bizima. Iyo biza kuba byikubye inshuro ebyiri uko tumeze ubu, mwari kubyanga, mwari kuvuga ngo aho twihuse cyane. N'ubu njya mbwira aba bantu mu kabineti, nkabwira aba ministers, baduhaye raporo y'ukuntu ubukungu bwakuze neza, uyu mwaka turi ku 8.9%, nkababwira ariko murabizi iyo bitaza kubamo ibyo bibazo bimwe bavuga ngo bananiwe gukora priority, n'ibindi by'uburangare hirya no hino n'ibyo bindi, nkabaza Minister wa Finance, ubu iyo tubona 10% twajyaga kubabara. So if you can get 10%, why do you settle for 8%? Kuko 8% irashimishije, iri hejuru ndetse ruta abandi hafi muri aka karere, ariko iyuza kubera ko ufite ubushobozi ubwifitemo, wajyaga kubona na 10%. Wanze 10% uravuga ngo reka ngendere kuri 8%, ariko icyatumye utabona 10% ukabona 8 ni amakosa turimo dushobora kuba dukemura. Kandi twari dukwiye kuba tuzi aho duhera. Uru Rwanda rwacu n'ingorane zose z'imyaka magana, ariko noneho uhereye ku bya vuba aha, ubu mwumva kugira ngo tuzaveyo tugere aho dushaka
keretse niba mudafite aho mushaka kugera. Ambition zacu zibizihe? Ni ukumirwa gusa tukarekera iyo. Ariko ambition niba tuzifite, ndetse tukaba dufite ibibazo bimwe bitari n'ibyacu, aribwo twikorera n'ibibazo by'abandi, isi yose ikaduteraniraho. Aribwo njya nibaza niba u Rwanda tugomba kuba turi ibitangaza tutazi, ahubwo kubona isi yose iteranira ku Rwanda, iyo ukareba kuri mapu no kugira ngo bakabona aho kari, ahubwo byari bikwiye kuba bibagora. Ariko ugasanga isi yose yahagurukiye u Rwanda, ariko tukanga tukabinyuramo tugakomeza. So kuba uteranirwaho n'ibibazo nk'ibyo, byaba iby'amahanga byaba ibyawe wifitiye, ntabwo waba the same person ukora ibintu kwigoronzora wirabana uko wibagiwe ko wagize ngo unagize ngo kugira ngo ni iki if it is this or that, kugira ngo mukunze gukoresha mwebwe leaders ni iki, kugira ngo ni iki, ibi sigaho ibi ntabwo bikorwa. Mumbabarire nagize ngo, wagize ngo iki? Batize kugira ngo ibi byose mujye mubigarura kuri RPF, muvuge ngo ariko ubundi ikintu RPF ikwiriye kwibutsa ni iki? Nahuye n'iki kibazo, nagize ntya, bambwiye barya, maze ikibazo rero ntabwo nibwira ko ari kutagira memory. Ni ibintu mukora. How can you repeat the same mistake? Abantu bakwibutsa, abantu baguhana, abantu bagira bate, ariko ukongera ukabisubiramo. Wavuga ko ari ukwibagirwa, wavuga ko ibyo wabyita iki? Ni umuco, uhinduka umuco mubi gusa wo gukora ibintu ubishaka, uzi icyo ushaka, ahubwo wenda abandi batabona. Reka mpine, nashaka kuvuga byinshi cyane birenze hano, ariko reka mbihine, turaza kubona undi mwanya wo kubigarukaho bimwe mu bindi biganiro.